nicyo nakuvuga kuri ubundi rero nasanze ururimi rwanyu rukenye cyane kuko amazina menshi y'ibintu usanga yakomotse muri Giswahili gukena cyane ahubwo nuko guko technology yagiye iza byabayeho guhimba amagambo mashyashya no computer niba ari mudasobwa mu rugero ese suri ya computer mu gitabo cy'umukirundi clavier mu gitabo cy'umukirundi ubundi namwe suri mu gitabo gute mu Kinyarwanda suri twebwe nabirenze clavier ni ibyo ngibyo ni clavier urumva ariko twatangiye kumenya ko abo mudasobwa sibyo tutangira kubona ko aba wenda ubundi uvuze wenda ubuvuzi peut-être perhaps yeah ariko sinzi niba mwe bwari cyo wenda kubera icyo warumbajije abakomedi b'i Burundi bien mu byo kuri ndabakurikira ariko amazina ntago ahita banguka cyane hari ba Egozen TV. Umusatirizi mba ndahari kugira ngo tubandanye tuba update kuko nabwiye ko mba ndi update vy'ukuri twavuye Gitega tugeze mu Gasata tugeze Kigali mu Rwanda dig urameze fresh wari ntabwo ari ukujya gusa nariye nanyweye ubundi umeze fresh waraye neza nta kabeho kaba kirere kimeze neza azuba ryinshi nta kibazo bimeze neza murakunda icyongereza icyongereza turagikunda tunakivuga igifaransa nacyo turagikunda turakivuga igiswahili turagikunda turakivuga ntabwo aba ari cyane ariko abundi bavuga ngo abanyarwanda ngo igiswahili ngo kirabagora cyane bivanye n'ukuntu muvuga ntabwo kitugora kuko irebye usanga abantu benshi mu Rwanda baracyumva wenda kukivuga cyane nibyo bitahita byoroha ariko ku rundi ruhande tuvuge hari abavuga igiswahili gisa naho kirimo igifaransa akaba avuga igiswahili kirimo icyongereza akaba navuga igiswahili pure uvuga ngo rero igiswahili turacyumva si benshi ariko turacyumva abacyumva bacyumva neza abakivuga bakivuga neza n'abatacyumva ni bakeya urebye birimo biraza ururimi rwangoye kumenya ni ururimi rw'iwanyu rw'ikinyarwanda ubundi ndiko ndavuga ikinyarwanda novuga ukuboko nagushize ngaho novuga ati ndavye nabo ururimi ndaruhekenya ndarutorere ngaho ikinyarwanda ururimi rwiza tugira ibehekane tugira isubirajwi tugira tukivuga ariko ni nkuko nabandi twumva indimi zabo zizigoye ariko ikinyarwanda ni ururimi rwiza biga ukarumenya ukarwumva rworoshye rufatika ariko nanone urusirimu ubundi rero ikirundi si igisirimu no ubundi ni igisirimu nacyo mu buryo cyangwa ubundi ariko ikinyarwanda ntekereza ko ari cyane hari ukuntu uzamva ngo ururimi ngo rurakenye ngo ururimi ngo bavuga gute ku rurimi rukenye mu gihe ushobora gusanga nk'ijambo rimwe nk'izina ry'ikintu kimwe ririmo amazina arenga 5 cyangwa 6 gukena ku rurimi navuga mu buryo butatu hari kuba hari ikintu cyitwa izina ry'itira izina ryavuye ku izina mva rivuga niba twe tugiye kuvuga wenda ngo icyuma usanga icuma imbugita twe niko tuyita imbugita hari abavuga ngo ni icyuma abandi bakavuga ngo ni igisu normalement igisu ntabwo ari izina riri gakondo yaba Kirundi cyangwa no twatiye mu Giswahili asante amesha bara amazina yo mu cyarabu umuceri urumva si birago bujya bavuga ariko kuba rero ururimi rukennye nuko ngo nuko rufite amagambo y'umwimerere yabe n'igihugu nyayo ajyanye n'urwo rurimi nicyo nakuvuga ubundi rero nasanze ururimi rwanyu rukenye cyane kuko amazina menshi y'ibintu usanga yakomotse muri Giswahili sinzi ko maze kuvyumva nibyo birashoboka ariko ntabwo rukennye cyane kubera ko natwe tugira ukuntu ibintu byitwa mu mazina yabyo ikinyarwanda
gukena cyane ahubwo nuko guko technology yagiye iza byabayeho guhimba amagambo mashyashya no computer niba ari mudasobwa mu rugero ese suri ya computer mu gitabo cy'u Kirundi rero ndatakaye clavier mu gitabo cy'u Kirundi ndatakaye na ubundi byose tubyita amaklavier hari amagambo twakwita yuko tutarabonera ururimi bitewe n'ukuntu ibintu bigenda byaduka ubundi namwe suri muyita gute mu Kinyarwanda suri twebwe ntabirenze clavier ni ibyo ngibyo ni clavier urumva ariko twatangiye kumenya ko abo mudasobwa sibyo tutangira kubona ko aba wenda ubundi uvuze wenda ubuvuzi peut-être perhaps yeah ariko sinzi niba mwe bwari cyo wenda kubera icyo ngo ubundi urabizi kuki ikintu gihari indimi ziratandukanye ariko dufite aho duhurira dufite common ariko dufite naho dutandukanira bitewe n'uburyo ururimi ruvugwamo hamwe cyangwa ahandi niba wenda warabyibuka urasubiye kuvuga ngo wenda harimo nakosa riri nakosa riri na peut-être niko buvuze uvuze peut-être nuko ushobora kujya Uganda ukavuga ijambo runaka mu rurimi rw'iwanyu ugasanga risigura ikindi kintu igitutsi canke igishegu cyangwa irindi jambo ritari ntabwo byo wabindenganyiriza kuko niko ururimi ruteye niba muri Tanzania bavuga iki kintu kikaba ari ijambo ry'igishegu ushobora gusanga muri Zambia ari ijambo ryiza ushobora gusanga muri South Africa ari ijambo runaka ariko mwebwe buvuga ikabigishego ntekereza ko tutabitinda ahubwo ntareba intention yari itumye uvuga iryo jambo niba kugaragara yes nuko digidigi kumbure tugarutse mu kazi katumye kumbure izina rya digidigi riduga narabibonye ku munsi w'ejo aho utaranavuga n'ijambo na rimwe abantu banakujyoherewe gusa bakikubonye digidigi tutaraja kure bakwita gute mu mazina yawe y'ukuri iyo mazina yasanzwe legero gisiguri sobanuri target ya Norbert kuva mu yihe ntara mvuze ntara urantahora ubundi mu Rwanda abo mu cyaro nta mpano baba bafise kubera ko benshi mbona bataba hakurya ya Nyabarongo witwa Sabi uramuzi Sabi ya ndamuzi ubundi wewe projet zawe ni Kigali ariko si uvuka si uvuka huvuka navukiye mu mujyi wa Kigali ariko Nyarugenge ntabwo ari ibintu bikaze wenda mbere tukiri bato wasangaga ari ibintu binini wenda mbere kera tukiri batoya muri generation zacu wasangaga kuvukira mu mujyi Kigali ari ikintu kinini kurusha abavukira kubera iki kubera ko hari atarabaho uburyo bwo kuzamuka ariko uko bagiye binjiza amagambo y'cyaro bakazamura ibikorwa bigenda bimanuka ubu ntabwo ureba Kigali ngo itandukanye ni Gisenyi ureba Kigali ngo itandukanye ni Butare ureba Kigali ngo itandukanye ni sinzi ushobora kuba warageze mu Rwanda ubu bari gustandardiza ku buryo u Rwanda rusa rukaba kabisa u Rwanda ahantu hose ntabwo rero umuntu akivuga ngo nize mu cyaro ntabwo kigira twebwe uwize mu cyaro uwize mu mujyi uwize bari kuri level imwe ubu biragoye kugira ngo wege mu windi uze gukompetinga n'umuntu wize mu mujyi Kigali no kuko twebwe turajyana n'iterambere aho igihugu kijyana uko ngo kirajya mu bintu biri kuri standard nta muntu wubaka hoteli ngo avuge ngo ngende kwa hoteli ngo none ngo bashaka niba ibyo kwa
ibyo biri kudufasha kudufasha kuba abantu bose bari kujyana noneho ukabona tara nuko wari bivuze tara zo mu cyaro tara zo mu mujyi nta balance irimo ngo yari muri interieur ubone ko aciriritse ngo yari mu mujyi hano formation turasese twese akantu kamwe kumbure katumye dig kumbura uvuga ati genda hisemwa kuba umukomedie kaba yaka ibitabo bigiramo ya ariko kubisubira ariko mbere nawe ngo rero umugera wa ngo ikintu kimwe ajyamo ati ibyo ari byose nuko akazi ku ruhande ariko ugiye gukora abantu usanga umuntu ari umu artiste akora n'ibindi uramuzi Tom Cruise akora muri RBC departement y'amaraso ko artiste Digi double five akora muri RRA artiste uzabumva abantu bakomeye cyane ba Israel Mbonyi akora muri Rwanda Forensic Bureau umuntu utakomeye ariko ni artiste uzabumva ba Gracian na artiste bakomeye bakora n'izindi bintu Gracian ndavuga Papa Sava n'abandi batandukanye natwe dufite ibindi dukora no kuvuga ngo twebwe tuyikora nk'umwuga n'umuhanzi ariko to dufite n'ama backup yandi ubundi mushaka kuvuga ko ivyo vy'aba artiste bitobatunga ariko ku rundi ruhande hari opportunity menshi asante ku artiste uri mu bake ku artiste ukora n'izindi projects zitandukanye zawe ariko ikintu gihari twebwe n'ubwo bwose umuntu afasaje kuri professional ariko tugira n'ibindi bintu behind bigomba kugira ngo hariho bamwe bavuga ati Digi kumbure asanzwe afise kontra iremereye muri Canal Plus ibyo bintu nibyo umukozi wa Zacu TV cyane gose mu Kinyarwanda pure ariko byanze bikunze abantu bagenda banatekereza ukuntu bikomeza bigakura nziza aho rero Digi kumbure why Digi kubera ko wahisemwe iryo zina Digi ni izina ry'akazi ni izina ry'akazi nkuko usanga umukinnyi aba yitwa nka Jean Paul ariko ugasanga bamwisaga suno kameze uko ariko riba rifise common iyo ryavuye vuga ati kugira ngo ryavuye muri creativity ya team yaricaye baravuga bati dukeneye gukora umukinnyi akaza ari umuntu ufite ibintu bidasanzwe ufite izi profile designinze gutya uzakira ibintu okay duhere kuri design ya udesigninze gute yewe nyina ndi umu transition character kuvuga ngo usa naho bikorivara ariko support mu kazi rero bararebye turavuga ninde ushoboye normal Digi yarimo sinzira ikintu cy'umudigi ni twe rero ducuruza kabiri no kuvuga ngo ushaka kumva ngo Digi ukavuga reka ndebe Digi ukagira ngo kumbe ni nkanje nga natangiye kuganguza biri kuza rero izina ry'akazi ni izina ry'akazi utekereza ukavuga uti ngiye kumwita izina ridasanzwe izina rizatrendinga rigacuruza bitandukanye cyangwa se ntabwo ushobora gukora jus urangiza ufate jus yawe wita ikizina kiriya so utekereze de no romantique izina ridandaza izina ricuruza rero niyo mpamvu twatekereje izina ridandaza nk'uko wabivuze ariko ibyo ni izina ry'akazi akantu kumbura umuntu ashobora kumva direct umuntu atarana kubona akavuga ati ubone Digi naka ashaciye mengo ndakubonye muri Canal Plus
muri Zacu TV. Ya mbere ko turangiza ikiganiro ndashaka kugaruka muri ba bantu kumbure bafise ingabirano ariko badashaka kuyigaragaza. Badashaka ugasanga kumburi iyo ngabirano bari nayo ariko nta vala bayihaye. Nta kintu abonga ya valere ya tubatsindaho kuko hari abantu benshi bagwana no kugira ngo babone impano nicyo bita impano ya ingabirano ya niba hari ikintu uzi ariko ukaba icyo kintu wicaye ukibitse kirakumarira dufite ibintu byinshi tuba turimo kusurvivinga nabyo dukeneye ko niba ufite ingabirano yo gufasha abana kuba wenda bareka ibiyobyabwenge ikoresha niba ufite ingabirano yo kunga abantu gutatura amatati mu famille ikoresha niba ufite ingabirano yo kugarura abantu ku mana ikoresha niba uri umu-artiste uririmba ikoresha kuko nubireka nta kintu na kimwe bizagenda bizakumarira nunapfa uzagenda ubijyane nta kintu uzaba umaze ku isi hari abaskuti cyane gose n'amasuje abaskuti bose mu kivandimwe ariko ikintu gihari nuko dufite principe kuba ngo dusiga isi ari nziza kuko twayisize gusiga isi ari nziza ntabwo ari ukugura amamodoka menshi gusiga isi ari nziza ni ugufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bakabasha yaba ari ubukene yaba ari uburwayi yaba ari stress umuryango ukabafasha kuva muri ibyo bibazo ukarengera ibidukikije sinzira ngo ya ndavyumva ukamenya ko nimaze kuhaje ufite icupa rya plastic utagomba kujugunya ukamenya yuko niba bateye utagomba kuza ukamenya yuko niba hari akanyamaswa sinzira akanyamaswa kizi akanyamaswa ni agakoko n'importe ntabwo wemerewe kukica ibyo bintu bituma isi iba nziza bigatuma climate yacu iba nziza bigatuma bafite ubuzima bwiza ni nicyo nawe rero kuba ufite impano ntuyikoreshe abakomediye b'abarundi ukunda warumbajije abakomediye b'i Burundi bien mu by'ukuri ndabakurikira ariko amazina ntabwo ahita banguka cyane hari ba motari Kiyasho aka Mafage right hari ba Kigingi ba Mutima sibyo hari ba Gasore abasani barahari man barahari kandi bakora ibintu byiza hari Estomaro Comedien nawe ndamuzi n'abakomediye beza iyo unafashe initiative agakora content imwe ebyiri eshatu aba ari umuntu wo kuba supported kabisa ni byiza meme nimugoroba twari turi kumwe n'abasani hariya abaje banitatayininga mukuno bakora n'ibintu biri complex bakora musique bakanakora na comedy à la fois nabyo byari ibintu byiza barahari wenda amazina ntahita banguka cyane ariko umuntu ababazi Banyagitega ndabasuhuje mu kivandimwe ko bivugaga kandi ndishimye cyane ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe hano i Burundi Gitega tumeze neza rwose karibu cyane wacu mu Rwanda niba mufite ibitekerezo mwashaka kudusharinga murajya kuri iyi link mutange comment zanyu kandi mukomeze musupportinge umuvandimwe channel irahari ku bwanyu kugira ngo Egozen TV kugira ngo bazamure tara zanyu bamenyekanishe ibikorwa byanyu umunsi wari wose rero mwadukenera ngira ngo contact zacu azazibaha turahari ku bwanyu dukomeze tugubwe neza tugumane ndabashimiye cyane Egozen TV.